intambara n'ibibazo bigera ku muntu udasenga n'udasenga n'usenga bikamugeraho ariko ntago bibageraho kimwe tigute kubera ko impfu z'abo bantu bombi ziratandukanye umwe arapfa akagikuzimu intambara y'ibyago itwara abadasenga gusa kubera yuko hari igihe ivuga ngo mube maso musenge kuko amagara araje yabivuga abantu ntibamenye icyo Imana ibabwiye agira ate arapfa ahubwo impfu dupfa ntabwo ari zimwe ni nayo mpamvu inzara igera ku mukiranutsi ikagera no ku muntu utaramukiranutsi nyine aho hantu nongera nguze kwitsa cyane tuhamenye ni abanyagihugu kandi bafite igihugu babarizwamo uyu munsi wa none kuba akenshi abahanuzi basa naho bateye igihugu umugongo ndimo ndabivuga bitewe n'ubuhanuzi bahanura cyangwa se n'inyigisho bigisha kubera iki abahanuzi badakunda gushyira igihugu imbere akenshi usanga bashyize imbere itorero babarizwamo kandi birengagije ko iryo torero riri hagati mu gihugu Emana we Yesu we ingoma yawe ni amamare reka tubasuhuze kandi tubifurize amahoro y'Imana umugisha ubane namwe mwese aho muherereye abari mu Rwanda ndetse n'abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda yankunda kuvuga ngo ushobora kuba udukurikiye ubabaye cyangwa se urwaye ariko nyamara kurira kwararira umuntu mu gitondo impundu zikavuga kuko Imana yacibereye maso abayitegereje bose ntinezezwa nuko duhora turira ntinezezwa nuko duhora dutaka niyo mpamvu uyu munsi nongeye gutumira umukozi w'Imana reka tumusuhuze uraho neza muraho neza Yesu ashimwe Yesu nahimbazwe yego Imana amahoro ikugirire neza cyane ntabwo abakunzi b'Imana irahari barakumenya cyane icyakoze abakunzi ba Mos TV bamaze kukumenya niyo mpambwira n'abakunzi b'Imana irahari ngo banyarukireyo bakande kukazogera bashyigikire Mos TV nayizamuke kuko baradushyigikiye turabibona kandi bafite umutima w'urukundo bafite umutima ari muri Kristo Yesu buriya abantu bakoze subscribe ku Imana irahari bose ni inshuti zacu kabane nubwo yabarayikoze afite ikindi ashakamo impamvu ataragenda nuko atarakibona icyo ashaka azakibona amen hari umuhanuzi wiberaga ahantu yitwa Inayotirama bura ajya nezeza kurenza ibindi byose yitwa Samuel ugiye kumufata kubera ko agiye amurenganya yahagera agahanura ejo muri kuri paruwasi ya Gasave habereye ibisa n'amahano itorero rya akwiye kwikosora arahaguruka bateye ikorasi abakirisitu kugira ngo bazimye wa mahano ati nimumufate ugiye kumufata wese akamuhanurira umukoze mu bitugu rwose atumva uko Imana ivuze Yesu we ibintu birayoberana nshatse kuvuga iki Imana ntawe uyirwanya ntawe banganya amaboko ni inyembaraga uyu munsi rero abakunzi bacu mwese mugongwe neza mushumba reka ngusabe kugira ngo usuze abakunzi bacu wongere ubibwire ugiye kumufata wese akamuhanurira byarabaye mu ruhame kamusabe kugira ngo wongere ubibwire abakunzi bacu ubundi twiganire murakoze cyane abakunzi ba Imana irahari TV na Mos TV abantu buri munsi tubaye ikaze yego hanyuma ndanezerewe mbonye yuko Imana irahari TV koko abayiriho nabakunzi kandi ni inshuti yego buryo umuntu urayikinga ibyo ukora cyangwa se akakora subscribe yego agasharinga aba yabikunze yego kandi kubikunda bituruka muri ubwo bushake yego rero ndagira ngo mbibwire nitwa Reverend Pasteur Moise Sindayigaya ndashimira Yesu ntabwo koko ndi umuntu umenyerewe ku Imana irahari TV ariko kuri Mos TV ho turaziranye bihagije nagiraga ngo mbabwire ko nanjye muzageraho mukankunda kubera ko nanjye ndabakunda ikindi kandi nuko
dutekereza yuko ari igihe kigeze cyo kugira ngo Kristo adushoboze tuganire n'abatari bakatwumvishe nabo bamenye yuko hari ikimana yaduhaye dukwiye guhereza abatuye isi. Yego. Rero hamwe n'ibyo nanjye mbahaye ikaze nibaze dusangire kugira neza kw'Imana kuri iyi sahani no kuri iyi meza Kristo duteguriye. Reka mvuge ngo bon appétit. Bon appétit, bon appétit, bon appétit kuri bose. Kandi nawe urakoze cyane. Abarundi tubabwire ngo akayabagu. Ayabagwe. Urakoze cyane. Nyemerera mbanze nsenga Imana kugira ngo dukore iki kiganiro. Uri Imana y'amahoro kandi uri Imana ikiranuka. Nta kibasho kurogoya imigambi yawe. Tugushimiye ko abanye natwe, tukuragije uyu mwanya ngo uzutuyobore kandi umwuka wera w'Imana abane natwe. Bisabye nizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Mushumba, uyu munsi nagize amatsiko yo kugira ngo tuganire. Intambara ubwo naho natakiye, ariko uko byasa kose turi mu gisata cya gospel. Yego. Turi mu gisata cyayoborwa n'umwuka w'Imana. Turi mu gisata cy'iyobokamana cyane. Intambara duhura nazo mu isi zivahe? Intambara rero zibamo amoko abiri. Yego. Hari intambara y'amasasu, hakaba n'intambara y'amagambo cyangwa se y'ibigeragezo. Iyo nayo ni intambara. Ariko hari korali yitwa Impuhwe. Yego. Yararirimbye ngo none se muri mwebwe bituruka kuki, bituruka kandi bikomoka kuki? Ni kuri Satani umwanzi w'amahoro, naho ubundi twese turabavandimwe. Ni ijambo rimwe rivuga ngo intambara zaba iz'amasasu zaba iz'amagambo zaba ni kuri Satani. Satani niwe se w'intambara, niwe shebuja wazo. Zari intambara ugira ngo iva ku Mana? Oya. Imana ni inyamahoro. Imana ikunda ko abantu baba mu mahoro. Yego. Niyo mpamvu na Yesu yabwiraga abigishwa bakavuga ngo mbasigiye amahoro. Isi idatanga. Yego. Ngo simbahaye nk'uko abisi batanga, ahubwo amahoro yanjye agume murimo. Biravuze ngo hari amahoro ya Yesu, hari n'amahoro icyo bita amahoro y'inahangaha. Inahangaha ni agahenge. Imana niyigira amahoro. Yego. Naho inaha bagira agahenge. None se inaha impamvu bagira agahenge nuko hano dushobora kuba tumeze neza, ariko hirya hariya bameze nabi. Ariko ijuru ritangaje amahoro, rikavuga ngo mwese mbahaye amahoro. N'uwari uri mu kaga d'office ahita akavamo, kuko ni Imana ibivuze. Ariko ndifuza ko abantu babishuti z'Imana. Yego. Intambara rero ziva kuri Satani. Intambara uravuga uti intambara ziva kuri Satani. Niwe. Kandi Yesu yatsinze urupfu, atsinda Satani. Cyane. Arangije hari abantu yigaruriye. Barahari. Bakurikira Yesu, bamusenga, bambe basenga Imana, ariko ni Yesu n'ubundi mu Mana, babana n'Imana 100%. Karabwira ngo bana banjye ndi kumwe namwe. Cyane. Uyu munsi igihugu cyagize intambara, yereka duhere ku ntambara y'amasasu cyangwa se intambara isanzwe. Iyi ntambara isanzwe abantu barwana. Iyibereye mu gihugu, kuki rimwe na rimwe dusanga ikoze kusenga n'udasenga? Ese ko yakomotse kuri Satani, kuki Imana yemera abayisenga cyangwa se abayikunda ibageraho? Hari intambara imaze igihe kitari gito iri muri Ukraine, aho burwana no Burusiya. Uretse ko uyu munsi ntiri kuvugwa cyane, hari kuvugwa umuriro uri kwaka muri Amerika, naho turaza kuwugeraho. Hari n'ikiganiro twakoranye, abantu bari kukireba, abantu bari kugikurikira, kuko wagerageje gusobanura nk'umuntu uyoboye n'umwuka. Ari nayo mpamvu nashatse kugira ngo tuganire kuri ibi bintu. Kuki izi ntambara zikomoka kuri Satani zigera ku ba Satani zikagera no ku b'Imana? Nibyo ni nk'uko n'umugisha iyi Imana iwutanze. Ese imvura yiguye mu bishyimbo igwa no mu rumogi, simbara se umugisha? Yego.
igwa mu bishyimbo ariko ikagwa no mu itabi. yego kandi Imana ntiryemera. siko Imana itazinga ngo ishyireho izinga ryo kugusha imvura mu bishyimbo gusa ngo rya tabi ryume. ni nk'uko rero n'ibyago hari korari yepfiriya mu burengerazuba yaririmbye ngo bakatwitiranya kuko dusangira ibyago. korari y'Ikamembe Igihundwe. oya hani Nyamasheke ni Nyamasheke muri Tyazo yitwa Tyazo. najyaga ngira ngo ni hora ceceka niyo wihorere Betania. oya Betania ntago ariyo. nari nagize ngo niyo ngewe. oya niyo mu Tyazo. ndumva guhorera kumo baravuze ngo baratwitiranya kuko dusangira ibyago. yego bakatwitiranya kuko dusangira ibishyimbo. yego hakaba igihe kenshi baturusha n'ubutunzi. yego akagenda mu modoka wowe utagira n'igare. aho rero nari ngendereye kukubwira ngo ntabwo Imana ishobora gutuma intambara y'ibyago itwara abadasenga gusa. kubera yuko hari igihe ivuga ngo mube maso musenge kuko amagare araje. yego yabivuga abantu ntibamenye icyo Imana ibabwiye. iyo rero utabaye maso hari igihe nawe ipima ku munzani ikareba ibizakurikira igasanga utazanabishobora, iryo gare nawe igashima ko rikujyana. ikindi kandi umuntu wese arapfa. yego umuntu wese agira ate arapfa ahubwo impfu dupfa ntabwo ari zimwe. ni nayo mpamvu inzara igera ku mukiranutsi ikagera no ku muntu utari umukiranutsi. nyine aho hantu nongera nguze kwitsa cyane ntago mpava nyine kubera iki iyo ubwayo iravuga ngo mvuburira umugisha babi n'abeza. none ko tugeze ku ntambara iyi Mana ntibundikira beza abayo babana nayo bayisenga ku manywa bayisenga nijoro. uyu munsi hano hakurya muri Kongo turabibona. yego abantu bose bararira. abanyamurenge nimba hari abantu bari mu biyaga bigari basenga Imana ni abanyamurenge. yego none bafite ibibazo. ariko ahantu nagiye mpurira n'abanyamurenge hose yego ubona ko hari abantu bakomeye ku kintu cyitwa agakiza. yego ubona ko bagafite haba mu myambarire haba kwinginga Imana. ariko uyu munsi wa none bafite ibibazo. intambara mbese Imana ntibakingire iyo ntambara. mwabira bihugu twavugaga bya kure. reka nkuririmbira agakorasi. yego intambara zitabayeho wavuga iki? wavuga ko warwanya uruhe rugamba? tuvuge ko ari ubuhamya Imana ibibashakira. ndaje nakubwiye ngo simpava. ijambo rya mbere. yego intambara n'ibibazo bigera ku muntu udasenga n'usenga bikamugeraho. ariko ntabwo bibageraho kimwe. gute? kubera ko impfu z'abo bantu bombi ziratandukanye. umwe arapfa akajya ikuzimu, arapfa akajya ikuzimu, undi agapfa akajya mu ijuru. yego ntaho twigeze tubona Imana ivuga ko nitanga agakiza kazaturinda intambara. ntaho twigeze tubona ko Imana nitanga agakiza tuzaba mu kigo kitagira amakuba. muririmbyi yavuze ngo ntiyabizara bazajya kuba muri iyi si ntaho gukirira hahari. isi ni iy'ibibazo, isi ni iy'intambara. ahubwo uri mu isi yishakira umutekano, yishakira amahoro, yishakira ihumure biturutse ku musaraba. ibyo bivuze iki? biravuze ngo niba uri umuntu usenga, ubu se uretse naho ahantu hose abanyamurenge nyine nibyo bahuye n'ibyo bibazo. aribyo nabyo. none se jenoside yabaye mu Rwanda abantu ntihapfuye abantu batasengaga agapfa n'abasengaga. nanze kwirirwa nabigeraho kubera ko ngewe ntabwo nabibonye, nari umwana muto. nyine nge rero ndabizi. yego jenoside ndayizi na cyane. yego ntago nshaka kuyinjiramo n'ubuhamya bwayo. ariko ndashaka kubwira ko nyizi yangizaho n'ingaruka zikomeye. ntago ndi burengaho rero. yego ndashaka kubwira ko nyizi nyine ndayizi kandi cyane. yego ariko hari abantu basenga twasenganye batashye. yego icyo kuri Imana yarababwiraga ngo wowe uri umugeni, uri umugeni uzataha.
yego byo turabizi. Hakaba n'abandi nyine bagiye kandi bagenda gutyo. yego Icyakora njyambwira abantu ngo kiriya gihe ntabwo cyari gisanzwe. Rero no mu bihe nk'ibi abari twumva intambara hirya no hino, usibye ko zo zitandukanye n'iyo ya jenoside. Jenoside n'umwihariko ntago bisa. Abantu icyo bagomba gukora ni ukumenya ibintu bibiri: kwegera Imana, yego cya kabiri natwe ubwacu turi mu Rwanda cyangwa uri kutwumva ari mu gihugu gifite amahoro n'umutekano, yego ntabwo uhawe umwanya wo kwicara ngo widamararire, ahubwo uhaye umwanya wo gusengera babandi. Yego ni nayo mpamvu, aho niho mpamvu nabwiye ngo sindahava. Wari wibajije ngo wenda n'ukubera ko wabimbajije, nuko nanjye nari ntaragera ku ntego y'icyo nshaka. ndiyo Icyo nshaka kubwira abantu ni iki rero: igihe cyose umuntu w'Imana yumvisha intambara cyangwa akayibona, ni wowe muntu uba ugomba gusenga ubudatuza kugira ngo ibyo bintu bitagusatira cyangwa bikakugiraho ingaruka. Wanga gusengera ibintu akaba ari we bibabaza cyane. None ubu umuntu wese aba agomba gusenga. yego Kubera iki? Ubu ndabivuze, umuntu ashobora kubibyaza ibindi ashaka. Reka mbibahe neza be kubitwara nabi. yego Urugero, tuvuge wenda mu gice reka tuvuge wenda kuri Ukraine n'Uburusiya. yego Tuzi neza ko hari ibintu bikomoka kuri peteroli byahise bihenda, kandi byarazaga bikagerana hano. uretse se ndashaka kwerekana ko umuntu yitwa umukiranutsi, umuntu ufite uburyo bwo gusenga, yego umuntu uzi Imana, ntago akwiye kumva ibintu ngo abyumve ku maradiyo no ku bitangazamakuru unarangiza yidamararire. Wangaruye mu bintu byo muri Amerika, ntago ndi bureke kubivugaho kuko namenye yuko n'urusengero rutahiye. N'urusengero ntirwahiye, uze kureba. Inzu y'umukristo yasigaye, ni n'urusengero rurasigara. Reka ndahavugaho mu kanya. Kabanze mvuge kuri iki. Icya kabiri, ingano zavagayo, cyo bita imigati, iki byose ibintu biva mu ngano, bikomoka ku ngano. Ni ibintu ubwo n'amagaze n'ibiki, ariko ibyo ni ibintu byose byatumbagiye. Gaze yaratumbagiye, peteroli cyangwa se essence iratumbagira, n'ingano, ifu, farini yaratumbagiye na bugingo. Hano yaguraga 13 biri kuri 30 hari cyangwa 25. Ubwo se wa mukiranutsi we warangaye ntusenge, ntiwumva ko nawe byakugezeho? None se ko byatumbagiye amafaranga wakoreraga atariyongereye? Ntiyigeze yiyongera. Hari noneho n'abatari bafite akazi, batari bagafite, babagaho mu buryo bwa manafasha, noneho byarikubye kubera ko ubuzima yabagamo bwabaye nk'ubwiyongera mu kugora, yabaye sirisharije, byaragoranye. Yego, ubwo se singaruka ikomeye y'iyo ntambara siri kure yacu se? None se ubwo niri kutuzonga? None se kituzonze turi gereye? Itakwangirije yangiriza mwene wanyu wa bugufi, yangiriza umuvandimwe ukuri hafi. Icyo ni ikintu kikubwira ngo intambara aho iva ikagera. Ari akaririmbo kajya karirimbwa kakunze gukoreshwa cyane, yego, mu minsi yatambutse, babatigaruka dufatanye kurwubaka. Intambara irasenya ntiyubaka. Utaramenya ko intambara isenya itubaka, wadamarara cyangwa ugakora ibikorwa biyihamagara. Yego, kwari niyo umuntu aba mu buzima kandi tunabiretse kubishyira no muri angere y'iyo ntambara tubona y'amasasu, nitushaka tubishyire no muri angere y'intambara zirwanwa n'abantu. Intambara abantu barwana za buri munsi. Uzamenye ko intambara yose uhamagaye ntabwo izasiga itagize ikigusenyaho. Umuntu witwa umuntu w'Imana ukunda kwijandika mu ntambara, yabonye yose akayijyamo, Yego. Nushaka wari ufite amavuta hagurutse ibirema, cyangwa se abamugaye, ataza kugira umuntu uvuga ngo nabivuze nabi. Yego. Abafite ubumuga
ibintu nk'ibyo. Nushaka uba ufite imbaraga zihagurutsa abafite ubumuga, niba wijandika mu ntambara uko bukeye uko bwije, izo mbaraga zizagushirana. Ko intambara irasenya ntago yubaka. Kabiri, igihe cyose uzaba mu ntambara y'amagambo, uzimura umwuka w'Imana, umwanya wo gutega amatwi ngo wumve icyo Imana ivuze, ntago uzawubona. Iyo ntambara izagutwara imbaraga. Igihe cyose wari umuhanga wigisha ugakora meditation, ukandika, ukagira inyigisho zipika ahantu, uzigisha iby'intambara n'ibikomere byawe. Ntago uzigisha imvamutima ziturutse muri inspiration y'Imana. Ntago uzahumekerwa kubera ko wijanditse mu ntambara. Iyo ni ingaruka yo kuba mu ntambara. Kane, igihe cyose ubana n'abanyentambara birangira nawe ubaye umunyentambara. Gatanu, igihe cyose uri umunyentambara niyo wowe uzuraga umwuka wera. Umwuka wera ngo mu gihe ubona ko utagifite urukundo, menya ko uwo mwuka yabonye kuyoborwa n'umubiri wawe, arigendera. Musabe ngo garuke. Umwuka wera arabenga. Ayiwe, ubuse nabivuga gute? Hari ibyo abantu bise umwuka wera, ariko siwo. Yego. Turi ku ntambara. Abantu bataza no kuza kubivanga. Ngo gore se ko tubona ngo abantu ngo bari kubona imbaraga. Oya. Bya bindi abantu bitura hasi. Ntago ari umwuka wera. Yego. Biri abantu bitura hasi ntago ari umwuka wera. Umwuka wera ni umusirimu. Umwuka wera ni umusirimu. Ntagaragura umuntu. Ahubwo amukura hasi. Ahubwo tuzagikora iki kiganiro. Yego. Tubwire abantu ibiranga umuntu w'Imana wuzuye umwuka, arangwa de sansonema, agira ibimuranga. Abari wa muntu uramureba ukamubona, agira akantu, ararika, agira uburyohe, agira igikundiro. Imana iramusiga, iramunogereza, Imana iramuhindura. Muntu wuzuye umwuka wera wamunganya iki? Umwuka wera akujandura iwanyu muri karande no mu mico y'iwanyu, akakuremera ubuhamya bwawe. Nuko ubonye akavuga ngo uriya nubwo abyarwa na runaka ariko ntago ameze nka bene runaka. Yego. Adize nove sande binia. Intambara rero zituma umwuka wera guhunga. Uko wijandika mu ntambara cyane, usigarana amatongo y'umwuka, umwuka wera akagenda. Ibisigara tongo murabyumva? Yego. Nibyo umuntu asigarana. Usigarana amatongo. Wari abantu benshi batagifite umwuka wera. N'impano y'Imana nyirizina bakoresha ibisigaratongo, ibisigarira. Kubera kagakono kigeze guteka amavuta, niyo ugashyize ku ziko hari ukuntu gasa n'agahumuye, karahumura. Nutwo nimumbaze byinshi. Hanyuma turi yenda intambara rero, reka dusoze bataza kugira ngo sinagushubije neza. Yego. Intambara igera ku mukiranutsi, ikagera no kutari umukiranutsi, ahubwo uburyo abo bantu babaho muri icyo gihe nicyo gitandukanye. Yes. Ariko ibaye bageze none kubera ko kabaho mu gihe gitandukanye. Turi dusangiye ubuzima se. Okay. None itumba yo riteye mu gihugu. Yego. Twese ritugeraho. Izuba yo ricanye, twese ritugeraho. Ibiza icyakora except hari igihe kimwe Imana ishobora kurengera umukiranutsi no mu gihe cy'amakuba. Yego. No mu gihe cy'akaga, no mu gihe cy'intambara. Ariko nibivuga ngo intambara nize ngo tuyemerere uko dusenga. Yego. Mbonereho guseka abantu bajyaga bihagararaho baganura ngo bibiri bya gatatu ngo birapfuye, ngo ariko ngo twebwe ngo abasenga ngo dubaye amahoro. Aho ukoze hasi unyibutse ibuye, ariko nubundi nari nakubwiye ngo simpava, nari nabitekereje cyane. Niyo mpamvu nashatse kugira ngo tubihere hasi abantu babyumve neza. Iyo umuhanuzi aje agahanura intambara ikomeye ku gihugu, yego, ari mu gihugu, ahantu intambara ikomeye ku gihugu, ari mu gihugu, kandi ukabona ni fiyeri, wamwegera ukamubwira ati se mwene data, niba wabibonye ukagira iryo hishurirwa, icyo ukwiye gukora nk'umuhanuzi ni iki? Agashaka kukwemeza ko ari intambara mbese Imana ifitiye abapagani
ubugome bwinshi bwo kubarimbura, ukumva ko ari intambara izazireba abantu batubaha Imana. Harya ubundi umuhanuzi w'ukuri mu gihe agize ihishurirwa akagira ikintu abona nk'icyo kitameze neza, icyo akwiye gukora ni iki? Ni ukwishima, ni ugucura intimba akarira? Reka mbivuge neza, ubundi nuko tubivuga buri wese agakuramo ibisa n'ibyo ashaka kubera inyungu ze, ariko ubundi ukuri ntago guca ngo muziko ngo gushye. Kuba umuntu yavuga ikintu gikomeye ku muntu cyangwa mu gihugu si ikibazo, ahubwo papase intumbero n'intego yari afite ajya gutangaza icyo kintu niyo ihita ikwereka ko uyu muntu ibyo yavuze ntabwo wari umutwaro, ntabwo ryari ishyaka ry'ibyiza. Niyo mpamvu nari nkubwiye ngo reka mbone ro kubaseka. Umuntu aritonda ngo abasenga ngo ntabwo bizabageraho. Ibyo ni ikinyoma. Ikindi ni ikinyoma bose bibageraho. Icya kabiri, uyu muntu ushobora kubihanura ibyo bintu ari fiyeri. Icya mbere navuga ngo ni umwana mu by'umwuka. Kabiri, message yahawe niba yanayihawe koko ntago yayigenzuye, kuko Imana iravuga ngo ubanze ugenzure message, ubanze ubaza Imana uko uzagenda umenye n'igihe uzatangariza message. Gatatu, habayemo ubwibone. Kane, ni inyungu ze bwite, ntago ari inyungu z'Imana, kuko inyungu z'Imana habamo gukiza abantu. Tuzabireba Imana yohereza Yona inenewe. Yarababwiye ngo hasigaye iminsi 40 abantu bano muzapfa mushire, ariko nimwicisha bugufi mugasenga. Ngo Yona yaravuze agezeyo, kandi yageze yatinze, kuko yabanze gukwepa ajya no mu nda y'urufi. Imana iramuhana maramo iminsi 3, ariko haviriyemo abona yuko ntawe yakwepera Imana, yemera kujyayo, atanga message abaze nk'utanashaka kuyitanga, ariko arayitanga kuko Imana yari yiherekeje. Ikora icyo bita follow up, iragenda izana ububyutse bwo gutinya ibibazo bagiye guhura nabyo, ngo abantu bose ngo bambara ibigunira. Yona yabahaye message, bambara ibigunira. Ni ijambo rivuze ngo ubundi ibibi, niyo mpamvu navuze ngo nisegure ku bantu kuba ibibi Imana yabivuga iwacu mu itorero cyangwa mu gihugu cyangwa mu Banyarwanda cyangwa mu bandi bantu si bibi, ahubwo ubivuze kuki watavuze ati none rero ngewe nambaye ibigunira, namwe mureke tubyambare tunihe, tubabazwe nuko umwanzi ari gushaka kutwambura umutekano n'ubusugire. Cyo nicyo kikwereka ko uyu muntu nubwo yahanuye ntago yahanuye nk'umuntu w'Imana. Reka nkubwira aka kantu. Hano ku Rusumo ibyumba sinzi urahazi, ahantu abantu basengeraga. Ndahazi. Haza umuhanuzi rero. Yari rurangiranwa w'umunyaruhengeri. Oya ntuza kara karere ka Nyabihu. Ati umuntu utihana aragwa muri ari amazi. Abantu barihannye wa nge ntabwo nari ndi mu iyo groupe. Atutihana aragwa muri ari amazi. Abantu akongera akabasubirishamo, mwihana ubusambanyi, mwihana ibi n'ibi. Ati kandi utihana aragwamo. Abantu badukurikira ndabizi ni benshi, ntabwo uzi iyo nkuru. Twarasenze twe turitahira, dusiga ariko hari ako gasigane. Ariko ngiye kubera ko nsanzwe nzi ko hari ukuntu umuhanuzi akomeza gutoteza abantu ngo bihane ngo nibatihana ngo ibyago birabagwiririye, kandi kumbi niwe wanze kwihana, ko ntawo kumurondora uhari, yakira impano z'umwuka wera, ariko ashyigwa hejuru no gushaka icyubahiro, ntacyumvira ijwi ry'Imana, we yumva ko Imana yitwara mu mufuka cyangwa se yenda mu gasakoshi kiwe. Bukeye dusubiyeyo dusanga harafunze. Nzabaza abantu, ese ko hano bahafunze byagenze gute? Tereka da haguyemo umuntu, haguyemo umuhanuzi rurangiranwa. Ati hari umuhanuzi waje abwira abantu ngo mwihane nimutihana murapfuye, ngo ujyamo ngatihanye neza ngarapfa. Naho kumbe ngo baje kujyamo, bagezemo umugabo babona aradogeye. Bati kumbi yahanuraga ngo ujya amatihanye neza aragwamo, ari we uri bugwemo. Yaje ngo kumanuka ahita agwamo. Imana ati ihita ica mu wundi muntu ati nuriya nababwiraga, ari nawe wabivugaga. Hari umugabo umwe witwa ninde ukunda kubwiriza kuri radio y'Umucyo. Imana imukura kuri radio, iramujyana ati genda ujya hari ahantu usenge, numara gusenga ndamuzamura ajye gushyingurwa, kuko ubwoko bwanjye buri kubura ahantu busengera.
aragenda abwira abapolisi ati Imana irantumye. Yarahagaze arasenga, umurambo uratumburuka. Imana yahise igusha imvura, hamanuka amazi menshi, kwa kundi yidumuramo aramuturumbura, ahita munaga hajya hakurya ku manywa y'ihangu. Ubwo rero abahanuzi tubabwire, iki kiganiro nagikoze kugira ngo abahanuzi babyumve. Pay attention, mujye muhanura ibintu muzi neza ko rimwe na rimwe ari mwebwe Imana iri kubwira. Uyu muntu ujya kuryama Imana ikamwereka ibintu bikomeye, nabanza amenye ko ari we yabyeretse, abanza yibaze nimba ari abandi ajye kubibabwira, kuko akenshi niwe biba biriho. Ariko uguza abahanuzi bamaze guhanura ngo ingo zirasenyutse, bagera mu rugo izabo zigahita zisenyuka. Aho niho rero hakomeye. Kubera ko uvuze ibintu birimo inyigisho 3 zikomeye. Iya mbere, kuba uri umuhanuzi uganura ibintu nkaho bitakureba, nyamara ari we nimero ya mbere bireba. Ko ni cya kindi umunyarwanda yavuze ngo niyo utunze umuntu urutoki rumwe, izindi enye zisigara zikureba. Yego. Aho rero havuze ijambo rivuze ngo abo ngabo nabo nubwo bahanura ibintu bikomeye bakabihanura bumva hari abandi babisunikiraho, burya hari igihe ari bo ba nyirabyo bwa mbere. Ba nyirabyo. Ikindi cya kabiri, hari umuntu nigeze sanga ari gusenga abwira abantu ati ko mureba ibintu byahenze ku isoko, mwareze tukabwira Imana ikamanura ikiro kikamanuka. Ndangije ndababwira ni rero ngewe reka mbaho ubuhamya budahuye nuko kuntu ndi umuhanuzi, ariko reka mbaho ubuhamya bw'ubunararibonye. Nge namenye ubwenge, ifanta cyangwa ibindi binyobwa, fanta igura 25. Yego. 25. None ubu iri muri 100. Ndababwira ni kuva nabaho sindabona ibintu bigabanuka, ahubwo bucya bizamuka. Na ubwo reka mbagira inama, reka dusengere umuntu w'Imana, Imana imuzamure, abone ubushobozi bwo guhaha ku rwego rw'aho ikiro kigeze. Abantu batahubwo koko atahubwo wowe uraduhanuriye. Yego. Nawe ubwo rero sanze bafite inkoni turakubita imbaraga zazamuye ibiro by'ibirayi, ibiro by'igi. Ndabwana ubwo muzancika amaboko. None se kuva abantu bose nawe uza kureba ntitunganye imyaka. Yego. Nudukurikira akore evaluation. Yego. Araza gusanga kugira ngo ibintu bimanuke birazamuka. Rero umuntu abantu bakwiye cyo bita, hari umuririmbyi yavuze ngo umva icyo ngusaba. Yego. Ni umwuka w'ubwenge no guhishurirwa ndushaho kukumenya. Iyo uri umuntu w'Imana ugomba gusenga Imana ikakwigisha icyo bita, ikaguha icyo bita esprit de discernement. Yego. Umwuka wo guhishurirwa. Kugira ihishurirwa. Guhishurirwa ni iki? Nuko uhishurirwa ukinjira mu gika ukamenya ibyo usengera. Kubera iki? Ibaza iyo umuntu ari gusenga ngo ari kumanura ikiro kibirayi, ngo ni kiro cy'isukari, n'ubundi nikimanuka nikiri busubire kuri yandi warumenyereye. Cyane ko nayo ubwayo wayabonaga bigoranye, n'ubundi kirageze ushoboye kutayabona. Yego, icyo gendana n'ababwira ni dore abantu b'abanyabibazo mujya kugura inyanya zimeze nabi hariya quelque part, sindi buhavuge kubera impamvu z'uko abajyayo bagira ngo ndabanenze. Yego. Nahubwo za zindi zatoranyijwe ziri muri alimentation, zimwe zifunze ukuntu mu tuntu, nawe senga Imana iyatumye runaka ajya guhahirayo, nawe ahubwo ikujyaneyo. Yego. Nawe wewe kujya ugura izo ngizo zaho ngaho hirya muri korodori ntari buvuge, ahubwo nawe Imana ikuzamure ku rwego uhahiraho abandi bahahira, iguha ubushobozi. Icyo kintu rero abantu nicyo ubundi abantu bakwiye gusengera. Ubu mituweli yaje bishyura 1000. Dusengere Imana bese imanure bongere basubize mituweli ku 1000, cyangwa ahubwo iha abantu ubushobozi niyo yakwishyurwa 5, ahubwo abantu babe bafite ubushobozi bwayishyura nta kibazo bafite. Nicyo kuko isi iragenda, isi irituruna, kandi uko bukeye nuko bwije ibintu bigira bite birahinduka. Izo mpinduka rero zikwiye kumera gutyo. Hanyuma tubonereho kubwira abo bantu rero bahanura gutyo,
tubonera no kubabwira ngo rwose ubwo buhanuzi butagira follow up n'umuntu nubumuhanurira ngewe ntago njya kurwangira ruhande sinjya nemera umuntu amanurira iyo umanuriye ngo urapfuye ngo uguwe nabi ugize gute nkumva ubisizi wanjye gutyo nta nsinzi umbwiye ngewe mbwira uti ibintu ni bibi kubera ko wahemukiye Imana ariko ni wihana birahinduka ubwo icyo gihe nihana nzaba mpfuye nizize ariko wo kuzuka siga ibyago n'amakubi wanjye nka bose ibintu bimeze nka serwakira mita nanjye mbigukurikiza nkavuga ni bigukurikire niwe wabihanuye naho ngewe ndarengana ntago nzi aho bivuye nese umuntu yagwanura tucitse amaguru asize amaguru yawe ari ibinifuri yagusanze ariho ko ari we wabyeretswe yanabisengeye abantu berekwa ibintu bibi rero nibawe bambere bo gupfukama bakaje hano baniha batubwira ngo tubabajwe cyane n'ibintu tubonye akaza narira vuga ati tubonye bikomeye nabonye ibikomeye mu bantu nabonye ibikomeye mu itorero nabonye ibikomeye mu banyarwanda nabonye dusenge ngewe ndatumira abantu bazi gusenga ngo muze dusenge uwo nanjye namukurikira nanjye namufasha gusenga aho kuzo ntera ubwoba ngo wapfuye bitatu bya kangahe ese ubundi reka nkubaze ubundi ibyo bitatu bya kane niba ari bitatu bya kane n'ari bya gatatu bipfuye ugasigara ubundi umuntu uko bapfuye wo wakorohera nawe za nyamaswa zibarya zakurya ubwo bundi abo bantu uvuga ko bari abapagani iwanyu umuryango wanyu n'intoranwa bose barakijijwe ikindi kandi ndagira ngo nkubwire ngo Bibiliya yigeze inyereka umuhanuzi witwa Mikaya no reka tuvuge kuri Yeremiya abose bahanuye ibintu bikomeye tugana ku musoso kandi biraba yego tuzakora igice cya kabiri yego nta kibazo uko abantu bazatwereka niko tuzakomeza Yeremiya yarahanuye aravuga ngo abantu bazajyanwa i Babuloni kandi na bene bo baragiye kandi yasigaye aho ngaho ariko asigara ababaye kugeza naho baje bamubwira ati urasigara aha cyangwa uragenda ngo buri yaje ariko aravuga ati ndapfa kuguma Bibiliya ikatubwira ngo hari hasigaye abantu bahingira inzabibu baraho baciriritse babandi Nehemiya yabaje ngo nimumbwira amakuru y'i Yerusalemu kubasigaye batajyanyweho iminyago arambwira ati nta kiza kiriyo marembo yaho yaratwitswe inkike zarasenyutse tipo nta kiza kiri Yerusalemu rero ibyo abantu birirwa bahanura ibyago nagira ngo mbabwire ngo nta kiza babibonamo nibahindura isengesho ahubwo bige kuniha no guhendahendera igihugu bige kuniha no guhendahendera itorero uzuko n'umuntu ahanura itorero agakubura akajya kubura ngo ngira bakubuye gacha ugasohoka mbere hari igihe ari we ahubwo baheraho bakubura ndashaka kugira ngo tuze kugana noneho tuve mu rusengero tujye ku rwego rw'igihugu abahanuzi na abanyagihugu kandi bafite igihugu babarizwamo uyu munsi wa none kuba akenshi abahanuzi basa naho bateye igihugu mugongo ndimo ndabivuga bitewe n'ubuhanuzi bahanura cyangwa se n'inyigisho bigisha kubera iki abahanuzi badakunda gushyira igihugu imbere akenshi usanga bashyize imbere itorero babarizwamo kandi birengagije ko iryo torero riri hagati mu gihugu nabivuze wenda reka tubyegere tubisubireho gatoya tunakorotira navuze impamvu igihugu kidahari nanjye ntago naba mpari yego igihe cyose umuntu ashaka kumera nk'uri mu kirere kandi ikirere nacyo ni icy'igihugu yego buri inzu yawe n'ibisakaye ahantu umureko amazi ava akagera burya niba warasakaye ukageza mu butaka bw'abandi naho uba wararengereye kabone n'ubwo hatubatse itafari ariko ayo mazi ahatonyangira n'ayo batasakariye naho abandi n'ikirere rero ni cy'u Rwanda niba n'Imana nakubwiye ngo nzagutuza mu kirere burya uburi mu Rwanda kuko u Rwanda n'ubu butaka n'iki kirere ni nayo mpamvu indege yigiye kuhanyura ibisabira uburenganzira bivuze ngo ni ikirere cy'iki cy'u Rwanda hone wowe se ni gute ushobora guhanura nkaho wagira ngo utuye ahandi ku wundi mugabane kandi uzi ko uri umunyarwanda erega niyo wawuturaho u Rwanda ntuzikuramo ku bwene gihugu bwawe ari ubunyarwanda uri umunyarwanda ubunyarwanda rero bugutegeka rwose gukunda igihugu cyawe kugisengera kucyifuriza ibyiza icyo ni ukuri
n'itorero urabivuze nibuka ko hari n'abavuga nakubwiye ngo harabakubura bati irabakubuye abantu mu itorero intebe mwicayeho barazikubuye akabivuga gutyo ariko nagira ngo nkubwire ngo nubwo abakubura ari yabareba kubura ariko nagira ngo nkubwire ngo Imana ibibizi ko nawe hari yindi yicayeho uzara umuntu uticaye herega n'uwicaye hariya w'umukristo nawe afite intebe yicayeho kuki uvuga ngo irakubura uri ukibagirwa ko n'uwo ngo w'umukristo nawe yicaye ku ntebe yivuze ngo ikubuye intebe nese wowe yicayeho ni igiki nibuye nawe wicaye ku ntebe none bivuze ngo ikubuye abantu ngo mu myanya barimo ariko nawe ufite umwanya urimo kuki utumva yuko nawe wawuvamo ngo abantu ngo bagiye kugubwa nabi ngo abantu ngo bishyize imbere harya wowe wishyize imbere ukashaka kugira ngo utere abantu ubwoba bajye baryama badagadwa wowe wibwirwa ko byakorohera kuki wibwira ko utari imbere ubundi se wowe ubaza ibirometero by'aho wavuye n'aho wavukiye n'igisokuru cyawe ubundi urabona utarishyize imbere ntabwo ari ukugira ngo mvuge ko abantu bahanura bose ari babi ariko umuntu wese uhanura ntagaragaze intsinzi ntagaragaze gukunda igihugu ntagaragaze ko ababajwe n'ibyo abonye niba atari byiza kuko hari n'ushobora kutubwira ko ari byiza mugiraho dute je doute fort kuri uwo muntu je doute kuko ntabwo nemera rwose ko uwo muntu ashobora reka mvuge ngo reka noneho mushyire nanjye mu kera gato azaza bitubwire niba ubwo buhanuzi ufite wabukuye ku Mana wabuhawe igice kuko iyo buza kuba bwuzuye bari kumenya iyo buva naho busoreza ibintu bitagira umusozo rero biba wari ukwiye kubanza ukabisengera bikuzura kuko iyo yaba byari byuzuye wari kuvuga ngo Imana yanyeretse bimera gutya ariko irambwira uzareba abahanuzi ba kera niko babwirwaga Imana yambwiye ngo bigende gutya abantu bose babigenze gutya muvaha mugire gutya uhera no kuri Nowa imubwira ngo abantu ngo abazi inkuge yamubwiye igiti imubwira hazabariza imubwira umusozi azajyaho n'ubwoko bw'igiti n'igihe iramubwira ngo mugende ubaze wenda yamaze imyaka 120 ariko hari ukuntu yari yamubwiye kuki se mu barambiwe no watarambiwemo nukuvuga ngo uko yarazi intsinzi yari yarazi neza ko umwuzure uzaba imvura izagwa hakaba umwuzure akarokokera muri ya nkuge n'abazemera kujyamo bose kandi nta hantu twabonye ko Imana yamubwiye ngo abemera ubanze ubihanishe numara kubihanisha bakunde binjire kandi haragiyemo n'ibisimba ahubwo nuwemeye kuyijyamo wese n'ibisimba kandi byageze mu nkuge ntibyaryana ako kantu nakuza reka tukavuga ntabwo baryanye mu nkuge ntibaryana burara abantu iyi nkuge yacu turimo abantu ntibasigaye kuryana niba ubona ngewe nshakira aha ngaha wimerera nabi kuko nawe hari ahandi ushakira mu nkuge ntibaryana umuntu wese abeshwaho n'igikwiye kumubeshaho ahubwo twese tukifurizanya amahoro yego yinjiye abantu bareba reka nkubwire nubwo hinjiyemo n'ihene n'intama ntabwo twese tubona ko Nowa yagize inyota y'akanyama ngo agere agahena reka da kandi gaburiya kari mu nkuge kabaye nabyo byari bifite umumaro kuko hari aho barwaye bakajya bisiga umwanda w'ibyo binyamaswa bagakira aho barwaye ibintu by'ibiheri burya abantu bitondere kurobanura ku butoni reka nkubwire n'akantu utaruzi tumenyereye ko intare irya inyama itungwa n'umuhigo ko batari bayizaniye izi zarya mu nkuge kandi ko mu bikoko Imana yahaye kurokokera mu nkuge n'intare zirimo n'ingwe n'ibindi ibintu birya iryanyama kuki zariye iki iyo bibaye ngombwa aho kugira ngo uryanire mu nkuge wemera no kuva ku igaburo warya ariko ugatanga amahoro haleluya wakoze cyane kubana natwe wewe warudukurikiye kuri Mosi TV Imana irahari TV Imana amahoro guhereze umugisha iki kiganiro tuzagisubukura kuko dufite byinshi byo kukiganiraho kugira ngo abantu barusheho gusobanukirwa umuntu yakwifuza gusobanukirwa birushijeho nyemerera utambutse nimero yawe ya telefone reka tubaye nimero ibindi comment zanyu zidutera kugaruka imujye mubivuga kandi niba hari nicyo mwanenze twemera ko twebwe twaje hano kugira ngo tunafasha abantu tunashyirireho abantu umucyo twari tumaze kubona muri social media ibintu byinshi turavuga ngo ibyo dufite ntibikwiye kugarukira hafi gusa reka natwe tugira umusanzu dutanga nago twazanywe rero no gushaka izindi mpamvu
twazanywe no gutanga umusanzu kugira ngo ubwami bw'Imana bwaguke. Reka rero dutange nimero ukeneye inama, impuguro, kandi rwose turahari kugira ngo tubibagezeho nk'uko Imana yabidushyizemo. Rero nimero yanjye ni 0782 64 64 89 0782 64 66 89. Hanyuma uramutse utari mu Rwanda, uri nko mu mahanga ya kure, biragusaba ko imbere y'iyo mibare yose tuvuze ushyiraho guteranya, akamenyetso ko guteranya 25, ubundi imibare yose ugashyiraho iyo ngiyo. Iyo nimero iboneka kuri WhatsApp, urahamagara, byose birakunda. Imana iduhana umugisha. Shalom, wewe warudukurikiye, Imana amahoro guhereze umugisha. Mukozi w'Imana, reka tugushimire.